Yaka mugomba kuba muhari, ahubwo ikibazo mfite kuri anniversaire ya Yaka ntabwo ndi kwibuka itariki navukiye. Itariki navukiye ntabwo ndi kuzibuka. Ukuntu rero anniversaire wa mukobwa yayiteguye nanjye biri kuncana, ni ukugenda mvuga kandi nta n'icupa ryenzi. Ugenda uri kunyamamaza, yego kupostinga naramenyekanye, ariko azavuga ati Yaka futa n'agakisi ka Petit Mitsingi. Ariko yigeze kohereza amafaranga ngo y'inkweto ashira mu gihe gito cyane. Ni ukubeshya dekate habe n'icupa nta n'igihumbi cyenzi. Gatsiri urabona narabanje mubikamwe ubwoba, ubu ngubu agacupa arakohereza, ntabwo ari buri munsi ariko babyitegure muri uku kwa gatatu. Ushobora rwose gufata rutema ikirere, urumva nerekeje Kasasi. Abanyamerika banyitegure muri uku kwa gatatu, ndaje mbatakareho. Oh yes, twongeye kubashimira mwese mukomeza gukurikirana The Drum Africa TV, by'umwihariko wowe wakoze subscribe kuri ino channel, mwebwe mudukurikira impande zose z'isi, muri Amerika, Canada, Kenya, Uburundi, Zambia, Mozambique, abanyarwanda mwese buri muri mu Rwanda, kuba mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwese tubateye yambo. Ngiye kuri mikoro murimo kumva ni Mugisha Emmy Calvin. Kuri ubu ngubu twongeye kwakira ikimwe mu byamamare hano mu Rwanda. Kuri ubu icyamamare umuntu ashobora kukivuga ibintu byinshi cyane bitewe na byinshi mwagiye mumenyaho, ariko muri makeya ni Yaka mwana. Yaka mwana bimeze bameze neza, ndaryoshye kabisa. Abafana muri rusange mwitegure muri iyi minsi, anniversaire ya Yaka mwana muzayikubita ijisho. Hari umukobwa ugiye kuntungura muri iyi minsi, ugiye kunkoreshereza ka anniversaire, kandi hazaba hari abakobwa benshi batandukanye ku masayizi matayi. Nguwo rero Yaka mwana atangira twika kubita we, ibyo ni ugutwika gusa nta kindi. Yaka, utangiye utubwira anniversaire yawe. Iyo anniversaire yawe izaba ku itariki zingahe? Bo itariki ntago ni surprise nzabatungura, ntago ni muri hafanga, ni surprise na urumva rombi babwiye, mushonje mwishi. Ubitangaje kuri The Drum Africa TV, ndizera natwe tuzaba turabatumirwa. Mugomba kuba muhari. Hari abavuze ati Yaka kuki yakoresheje ubukwe n'udutumire anniversaire ya Yaka, mugomba kuba muhari, ahubwo ikibazo mfite kuri anniversaire ya Yaka ntabwo ndi kwibuka itariki navukiye. Itariki navukiye ntabwo ndi kuzibuka. Ukuntu rero anniversaire wa mukobwa yayiteguye nanjye biri kuncana. Neza ubwo Yaka ntabwo yaba ari kwa gutwika n'ubundi. Oya, ntabwo ari ugutwika na anniversaire original. Uwo ni Yaka mwana, tubwire mwiringara ubundi anniversaire babyita gute? Gukora anniversaire cyangwa se mwiringara kurya pari Sha iringara rwose riri kugenda rincika kubera kumara igihe kirekire mu Rwanda. Iringara riri kugenda rincika kubera kubana n'abantu batavugira ingara. Niyo mpamvu riri kugenda rincika gake gake. Mwese ntabwo ujya ubona no kuri YouTube views nagiraga kera, abanyarwanda n'abafana bari kugenda bahaga ibigambo bya Yaka. So ndi kubategura ibindi bigambo bishyashya muri iyi minsi, uburyo ndashimisha abafana muri rusange. Abantu barimo dukurikiye by'umwihariko babaze bahaze ibigambo byawe mu by'ukuri cyangwa impamvu abantu mvuga yuko batangiye guhaga ibigambo byanjye, rega n'ubundi bazampaga. Hano mu Rwanda urahitinga, ariko iyo bamaze kuguhaga ni toka, baba baguhaze nyine n'abandi basitari bakazamura. Ni impano, amagambo ugenda uvuga ahantu henshi hagiye hatandukanye, ubundi ibigambo byawe ubundi bikaba wamunga. Ibi bintu rero mani bisaba kuryama ugatekereza, ko ntabwo wajya gutanga ikiganiro utatekereje, nta content ntaki, bisaba gutegura rero. Yaka tukiri aho ngaho, wenda reka tube tubisubiseho gatoya, tugaruke mu bushize twaganiriye, wababaye cyane urimo kutubwira ku bijyanye n'umugore wawe ati Keza
ngo mwamaze gutandukana ndetse mupfa amafaranga 1000. Iyo story yariyo nanone ubisubiye? twariyunze buno turi kumwe. ubushize wari wavuga ati ngo amafaranga 1000 niyo mwapfuye, kandi n'umujinya wari ufite Yaka byarimo kuva ku kiko watubwiraga ati ngo mwagurishije imipira bigenda gute, ayo mafaranga yaje kwa gusubiza? Okay, biriya bigambo nyine ni umujinya. Urabona iyo ndakaye ngewe ndaturika ntabanga ngira mpitambikira ku karubanda. Yari yandakaje ariko buno twariyunze yansabye imbabazi. Wow, ni ibintu byiza cyane. Ubwo no kuvuga ngo ubutato muzamuri kumwe? Ubutato uzaba turi kumwe muri anniversaire ya Yaka. Ni urimo gukora surprise cyangwa ni inshuti? Undi mukobwa ugiye kunkora surprise, umukobwa twiganye ariko madame arabizi tuzaba turi kumwe. Ngayo rero nguko mutegereze surprise ya Yaka kuri anniversaire ye atibuka itariki. Reka twese tubihanze amaso muri rusange. Yaka, akajambo kamwe byagiye bivugwa kenshi kugiye kujya muri Amerika, kuri ubu ngubu ibyo bintu bigeze he? By'umwihariko kandi unagira uhe n'inshuti z'abantu bari muri Amerika, ubahe message kuko abantu bo muri Amerika ni benshi cyane bagukunda, bagenda batwereka urukundo, bagukunda nawe by'umwihariko ubahe message. Okay, abanyamerika babyitegure muri uku kwa gatatu. Ushobora rwose gufata rutema ikirere urumva nerekeje Kansas. Abanyamerika banyitegure muri uku kwa gatatu ndaje mbatakare. Yaka byatandukanira he? Ubushize byaravuzwe ariko ntibyabaye, ntiwagiye. Kuri ubu ngubu niki byatwizeza? Kuri ubu ngubu mfite icyizere kuko impamvu ntagiye narayikosoye ni discipline. Urabizi cyagiye naziza agacupa ariko ubu nzagenda yeba agacupa nzaba ngaparitse, nzakanywa basi ngeze mu kirere ndi hejuru. Ubutumwa ugiye kuvuga ni bw'umuntu wese wicaye muri Amerika ukurikiye kino kiganiro, gira ubutumwa umugezaho. Abanyamerika rwose, abanyamerika bose muri rusange munyitegure, kandi ndabizi ko mfite y'abavandimwe, mfite abavandimwe benshi bari state. Munyitegure by'umwihariko bari Kansas. Ndaje rwose Mississippi City. Muri Kenya nago tukinyura Nairobi. Buno rutema ikirere iva hano twerekeza he? Twerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo guhagarara, tumara iminsi 3 mu kirere, turya tunywa, amatuwarete bari mu ndege, kira kitu. Yaka, tugaruke nanone kuri Gatsiri ni umwe mu bantu umenyekana, ni umwe mu bantu nawe navuga ko yazaga mu tuvido wagendaga wifata. Gatsiri amakuru y'iminsi habashize igihe utamuvuga? Ibana Gatsiri ameze neza ari Kansas, no mu bantu bazazi kunyakira ku kibuga cy'indege azaba hari. Agacupa aracyakohereza cyangwa yaje kuva? Gatsiri urabona narabanje mubikamwe ubwoba. Ubu ngubu agacupa arakohereza, ntabwo ari buri munsi ariko agacupa arakohereza. Ko arabizi atakohereje amagambo, atinya amagambo ya Yaka. Bitari ibanga, Gatsiri yakoheje amafaranga ubimenya gute? Akugeraho gute? Anyura mu nshuti bikugenda gute? Mbo yanyoherereje hari ukuntu ayanyuza nko ku muntu, akayanyuza ku muntu akayangiza. Ubu nanone nagira icyo umubwira, ndabizi azabona iki kiganiro. So Gatsiri ngewe ni umuvandimwe wanjye, urabizi twabanaga mu nkambi ya Gihembe, agira amahirwe acomoka mbere, ariko icyo namumenyesha gusa anyitegure muri uku kwa gatatu rwose tuzasangira agacupa turi Kansas. Yakamwana, ubu ni Yakamwana, tuvuye kuri ibyo ngibyo bikwerekeyeho, wenda mu busanzwe mukanya ugarutse ku ijambo ngo wabitse ubwobamo Gatsiri. Ubundi abantu benshi njya kumva rimwe na rimwe ujya ukunda kuvuga ati wabitsemo ubwoba Dekate. Ubundi abantu muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda uvuga ko wabitsemo ubwoba ubishingira ku kibundi, urwo rutonde rw'abahe wabitsemo ubwoba? Nazo ujya ubona ngewe nakomeye, ngewe Yakamwana OG n'aba supermanager barananiwe, ba Gatsiri nibo banshobora se. Supermanager ntaba hano i Kigali, ubugambo yagiye avuga ngo banjyani wawa, n'abantu bari kugenda bavuga ngo Yaka
ngo Yaka ngo arafunzwe, ndabiyamye ntabwo mfunzwe, sindi umunyabyaha. Hari abantu bari kugenda bakora utu interview ngo Yaka mwana ngo ari mu gihumi, hari uwamfunze koko? Ese banshakaho iki? Bampaye agahenge, bazajya bashaka guhitinga, bahitinga mu byabo ngiye bakandika. Ndira kuri bagufashe kuri ubu ngubu none tugiye kugaruka kuri warumbwiye kuri super manager icyo mwapfuye turacyumva, nta wundi muntu tujya tumva ngo mushwana Dekati we mupiki. Ngo Dekate nawe ikintu dupfa ni ukugenda mvuga kandi nta n'icupa ryenzi, n'ugenda uri kunyamamaza yego kupostinga naramenyekanye, ariko azavuga ati Yaka futa n'agakisi ka Petit Mitsingi. Ariko yigeze kohereza amafaranga ngo y'inkweto ashira mu gihe gito cyane. Ni ukubeshya Dekate, habe n'icupa nta n'igihumbi cyenzi, nangwa na Gatsiri naho Dekate we wapi nta kigenda. Ninde umuntu ushima cyane ushima wenda byibura ujye gufasha? Umuntu nshima nawe bose Vidi Frank ni bose wanjye, ariko ndamukorera, none se simukorera akazi ke, nta kindi amfasha rero nuko twahujwe n'akazi. Yaka reka tugushimiye cyane, ariko mbere yuko dusoza banza ugira icyo ubwira abakunzi ba The Drum Africa TV. The Drum Africa TV banza indusemo Dream The The Drum African TV. Africa TV. Ngo iki nyisubiremo numve. The Drum Africa TV. Abakunzi b'iyi TV bana subscribe, comment, n'abafana ba Yaka muri rusange mukuri subscribe kandi musharinga ibiganiro byacu every month shaka ijuru. Yaka unabakomozeho ku ga series tugiye gutangira mu minsi iri imbere, gira icyo ukababwiraho gatoya unabaraje byerekeranye na Yaka series iri hapa. Yaka series ebane zabiryoshye, tuzabaryohereza kandi naye nzaba ndimo, bo bagerageze bakurikirane gusa iyi TV, mushonje mwishiwe muzabona byinshi. Yaka tugushime cyane, ndetse tunakwifuza gukomeza guhirwa mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hasta la vista, wowe warudukurikiye uraho uri kwisi hose mugiye mutandukanye, Imana ikomeze kubaho umugisha, muhahe muronke. Njyewe yari Mugisha Emi Calvin.